Karenzi yaratujyanye hese Karenzi wowe turi buhereho rero twinjize ahantu hambabaje cyane muri hehe rero reka mpabumvire twagiye atwumvishe wita Samira meze bite uzajya kudushakira umunyana Cynthia mutwarize gahunda nayo yo koga higeze kimara gutsinda igitego cya mbere umvishije warira navuga ko ni ikibazo cyiza cyane ariko wenda kinasekeje navuga ko umaze mu mupira y'imyaka nayibayemo n'umukinnyi ndimo n'umutoza nibyo ubumenyereye ugomba kubyakira rero nk'umutoza izo situasiyo zose abakinnyi bakimara gutsindwa kiriya gitego hari umukinnyi wumvishe bafatira nk'ibintu bikomeye cyane nko kuhamukira hasi ukamukubita umutoza navuga ko ni pati y'umukino ni uko twagize uburangare mu guhagarara neza navuga ko ni akazi ka staff kugira ngo byibuze tugumye gukora hanyuma turebe ko umusaruro waboneka burasa hari ibintu wabafatira se bari abakinnyi bagutabye mu nama ntibagubone amanota 3 umutoza navuga ko ni performance itabaye nziza kuri ekipe yose ubwo ahubwo icyo dukora ni ugukosora ayo makosa yego Karunare nkumvise ejo numva karababaje gateye agahinda nare nkumvise ndarira wa mugani wo ngo ntiwarira ariko ibi bigaruka kuri ba Karenzi mu Karenzi nigeze kumva uvuga uti nigishije itangazamakuru muri kaminuza ibintu mwigishije ni ibibazo uyu se rero mubize none se uwo twigishije cyane nibyo nawe n'akazungu kareva tuganira twabaza ko dushaje tuzasimburwa n'abandi ko dushaje turasimbuzwa bande kuko twatangiye kariyeri kaminuza imaze gusohora inshuro zisaga 20 abanyeshuri mu mwuga w'itangazamakuru ariko urabareba kuri tele ukababura haba nk'ari abantu bashize nk'igitangazamakuru cyangwa nk'icyapfubye gishaka gupfubuka ngo kizana abantu bazima kikababura urasanga ari amazina amwe namwe ahora yideplasa abandi bagiye nk'aba bakinnyi bacu usanga ari bamwe amakipe arwanira n'abanyarwanda kibazaho rero bikagutangaza nigeze rimwe kubita ngo ninyiga guhuma bararakara cyane ariko biba bibabaje kugira ngo umuntu yige kaminuza yirangize agere ku rwego rw'uko yagera no ku gitangazamakuru cy'igihugu agikora atyo cyangwa akiri muri uwo murongo atarahumuka jye mifata nk'ubuhumyi nabo kandi bakabimwemera ubundi kera wumvise Radio Rwanda cyangwa se igitangazamakuru cya leta mu gihe cyo hambere n'isi ishize wumvaga ari ibintu bya mbere kabisa ukumva nabibyubahiye icyo n'ubu ngubu wenda ntabwo bataye umurongo cyane ariko babavangira ku buryo kuko harimo abasiniya barugangura n'abasiniya bakwizigira tubabona baba bakoze iyo bwabaga ariko ku ruhande rumwe hari bitarakamuka ngira ngo babarore na Sandrine Sheje baba bagomba kuzashyira ku murongo kugira ngo igitinyiro ikibahiro tugomba kiriya kigo interview mu RBA ishami ry'Umusanze ariko ikibazo gihari ariko urabona ko sino bwa mbere se mwabonye kandi baza rwasamana dore ikibazo cya mbere uko nagiye mbabwira ntubyemere aba batoza baba baraburaniwe baba sustain n'abantu bameze nk'abigura muri kariyeri zabo wabura umutoza uri seriye umuntu akakubaza ikibazo nkakiruka kimusubiza akakubaza n'ikindi nanditse kuri Twitter ni ukwiriye uyu sustain akwiye guhanwa ukwiriye igihembo ahubwo cya fair play inde sosise oya n'abantu bameze nk'abagenda ku maji wagera ku rundi ruhande ubwabo bakuru Musanze ntabwo umwuga utiyubashye yeje ko uruka tuva Musanze kurimo gupfa ntabwo nakangurira abantu kuwubaha ahubwo bawusuzugura kuzageza twebwe twigaruye ku murongo twihaye agaciro cyane Serge yari kumucecekana ntabwo wamusukira uzabibaze nka kasa urebe kabigusubiza uzayibaze bukasa uzayimubaza cyangwa bagatera Mashami nawe ashobora kubyanda bya Kanyarwanda nawe ashobora kurenza akafuza Mashami yakubwira ati icyo kibazo ntabwo
ntabwo nagisubiza hariya nagusubizanya n'igitangazamakuru cyawe nkagusubizanya n'umwuga wawe kugira ngo n'abandi bumvire noneho hariya mubwiye ngo ese ngo abo bakinnyi ngo ari wowe wafata ngo ukamushyira hasi ukamukubita Sostene amusubiza ibindi bintu bihabaye n'ibyo Ibaze Sostene avuye muri match afite kariyeri arimo gukina ko navuga ngo guhanga arimo kukavaringa niko navuga kugira kubungabunga akajya gusubiza ibibazo nka biriya no ariko niwe kibazo Lumumba yize education ni umuntu uzi ethique na deontologie sibyo ni umuntu wajera situation zose oya ahubwo yananirwa kumu ni umuntu uvuga ute ko Serge amubwiye nabi basesa kontra amushyize mu mwanya kuko uyu munyamakuru yarakwiye gushyirwa mu mwanya akwiye kuba arimo sibyo ntabwo nzibagirwa Ruvuyanga turi Muhanga njyewe sinari nyuma ariko narakurikiye nari ndi muri stade Ruvuyanga yabajije Kasa ikibazo Kasa aramubwira ati wowe ati sinagusubiza ndabona uri umufana akomeza ugenda ufane urumva Ramaje ngo bagukubise amapoto bari bayaciye ngo wabyakiriye ute Ruvuyanga nawe yarakiga ngira ngo agitangira umwuga agifitemo ubururu abamaje ati bagukubise undi aramureba ngo atari ko uri umufana ntabwo uri umunyamakuru ugenda ukomeza ufana nta kintu nagomba kuvuga ati nk'icyo kibazo kuko yashyizemo discipline cyane ati nubwo gisekeje atari ko yabivuze ati ikibazo cyawe ni cyiza ati nubwo gisekeje wumva nyine yagerageje kwihangana ariko like seriously niyo waba hari niyo yaba udafite usuye ko turenganya biriya ntibisaba kwiga itangazamakuru nabonye Premier League tujye tuvugisha ukuri umunsi wa mbere uwaguha mikoro utarabaye umunyamakuru na rimwe ntabwo wajya kubaza biriya bibazo so keretse niba yabikoraga bishaka ari komedi kuko nabonye atari ubwa mbere abikoze wumve ako yabajije iriya poto ngo wakubise ngo wumvishe warwara ahubwo ashobora kuba atazi kubaza ariko ndibuka tuva i Musanze niwe wundi wagezaga match ya nyuma ya Premier League yari Nyamirambo umva ko kogeza aragerageza wenda oya na nimugoroba match yogezaga mwiza mu rya Asido Kigali barangijemo Gaël yavugaga ngo na Adolphe arimo yogeza match reje bigeraho tujya kumubwira ngo umva ko yabajije Rwasamanzi ku mukino w'Umusanze wa equipe ya Musanze Football Club umutoza kira gitego mushije wumvishije warira undi se kumvishije cyo ndi mu Kinyarwanda gusa muzamu kora plasma igipasa neza mu izamu umuhanga ko burya umukinnyi w'amaguru mu ikipe y'igihugu aramukiza cyane umutoza Musanze mu kanya gashize bateye poto yashoboraga no kubamo igitego bakishira equipe yitwa Marine Football Club hari ubwoba biguteye wagize ubwoba mu nda sije kugira ubwoba ko mbazi ko yego ngira poto ngo yamuteye ubwoba mu nda ariko mana y'u Rwanda uyu mwuga wapfuye cyane kuri noble ko ari umwuga wiyubashye ko ari umwuga utinyitse ko ari umwuga ufite akamaro muri societe abantu vraiment bawuhaye agaciro baretse kuko hari igihe umukobwa abumwe ugasanga atukishije bose mugerageze at least mwubahe umwuga mugerageze abantu bashyireho limites byibuze umuntu abe afite niveau runaka ko ntabwo waba ufite niveau runaka ngo ukora ibintu nk'ibyo ntabwo ari byo ibiciro ry'imigani kuri Twitter hano hose niyo nkuru nagashya